Haleluya. Imana ishimwe ko tuyogana ijambo ry'Imana. Ndashima Imana kuba tugiye kongera guhagarara aha ngaha. Tugiye kuvuga ijambo ritavuzwe n'abantu, ahubwo ryavuzwe n'Imana isumba byose, Imana ishoboye byose, kandi Imana iriho kandi izahoraho. Tutangire dusome mu kubara ibice 11. Dusome mu kubara bikurikirana n'Abalewi. Kubara ibice 11 umurongo wa 23. Uwiteka abwira Mose ati, mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufi, none urareba yuko ijambo ryanjye rigusohoreraho cyangwa ritagusohoreraho. Dusome nanone mu Abami ba mbere ibice 20 umurongo wa 23. Dusome Abami ba mbere ibice 20 umurongo wa 23. Abami ba mbere ibice 20 umurongo wa 23 haranditswe ngo, hanyuma abagaragu b'umwami w'i Siriya baramubwira bati, Imana yabo ni Imana ihimba mu misozi miremire, nicyo cyatumye baturusha amaboko, ariko noneho tuzarwanire nabo mu bibaya, ni ukuri tuzahabarushiriza amaboko. Tumanuke hepfo ku murongo wa 28, aho nanone muri icyo gice ku murongo wa 28 haranditswe ngo, nuko haza umuntu w'Imana asanga umwami w'Abisirayeli aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo, Abasiriya bavuze bati, Uwiteka Imana yabo, Uwiteka ni Imana yo mu misozi miremire, si Imana yo mu bibaya. Nicyo gituma ngiye kukugabiza izo ngabo nyinshi cyane, maze mumenye ko ndi Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ijambo tugiye kwigana ni ijambo n'ubundi iboneka mu Bami ba mbere 20-23. Ubishoboye aze kuza kwasoma. Ijambo ry'Imana rirantubwiye neza ngo Abasiriya bari bateye imbere Abisirayeli, bateye ku gihe cya Ahabu, nyine Ahabu ari umwami. Noneho baratera barwanira mu misozi gusa. Intambara, mbese ahantu intambara yabereye yari ahantu mu misozi, maze baratsindwa Abasiriya. Niho ahantu dusomye yavuze ati, buriya kuba badutsinze nuko Imana yabo ari Imana y'ahantu ho mu misozi, atari Imana yo mu bibaya. Ariko ikintu ahangaha bizemo Abisirayeli babonye, Imana yagaragarije abo Basiriya yuko Imana bize atari Imana yo mu misozi gusa, ahubwo ari Imana yo mu bibaya. Ndashima Imana, umunsi umwe nari mpagaze ahangaha ngiye kwigisha, nari nateguye gusoma ahantu numva ari preach twari twateguye gusoma, simyibuka neza, ariko Imana yankoreye ibintu bikomeye cyane. Imana yakoze imirimo ihambaye. Nuko ngiye gusoma ahangaha umurongo mwitiranya n'undi, soma ahandi hejuru. Ngiye gusoma mikoro zahise, noneho sirago rushaka mutaranabimenye, ndangije leta mbona ko ahantu nari ngiye gusoma atari ho ari ahangaha, nitiranyije imirongo gutyo. Impamvu mbivuze si ukugira ngo gusa ngumvise ko Imana ikora akantu gusa, ahubwo Imana yo ku musozi ni Imana yo mu bibaya. Imana yakoze ibyo ngibyo, ni Imana mwishobora kugendana mukajyana no muri interview, wajya kwibeshya igahita ikugarura ati garuka mu nzira. Kenshi hari igihe tubona ibintu tuvuga ati ibintu birakomeye, tukabona twakumva story, tukumva Imana, tukumva ari Imana idashobora kwita ku kintu ibibazo cyacu, tukumva ko ari Imana idashobora kujya mu murongo w'ibyo twifuza. Ariko Imana twizeye ni Imana ikomeye cyane, ni Imana ihambaye, ni Imana ifite ubutwari n'ubushobozi.
ari ubwo ijambo ry'Imana ryarambwiye neza ngo iyo turebye mu ndorerwamo iryo jambo ryayo, ishusho tubonamo ngo niyo duhindurirwa gusa nayo. Bisobanura iki? Imana idukunda, yadukunze ari urukundo. Bisobanura iki? Bisobanura yuko twakunzwe n'urukundo, ntabwo twigeze dukundwa n'Imana ifite urukundo. Noneho Imana iravuga ati, ubwo tubona Imana ihambaye muri Bible, tukavuga ati iyi Imana ikunda abantu gutya, Imana imeze gutya, ni gute yabasha kwege twabasha kuba twagera kuri ibi ngibi? Ariko ijambo ry'Imana ryaramuje rirambwira ngo ishusho mbona muri Bibiliya, ishusho mbonamo mu ndorerwamo y'Imana ngo mpindurirwa gusa nayo. Kenshi hari igihe twumvisha ngaho amagambo menshi, twumva buri gitondo tukabona mu kirangaha, ariko ugasanga ntabwo wenda turi kumwe tugenda mu murongo w'iby'Imana. Nyamara iby'Imana ateguye ni ibintu bikomeye cyane. Preach zose zatanzwe ngaha muri kino gihembwe no mu myaka yagiye itambuka, zose zari z'umumaro kugira ngo use n'Imana, zose zari z'umumaro kugira ngo uhinduke umwana w'Imana. Muri mu minsi nino nizi ijambo rimbwira ngo Kristo yabaye mu gituza cya se. Natwe icyo Imana ishakaho nuko tuba ku birenge bya Kristo kugira ngo tubashe guhinduka nk'uko Imana ishaka. Haleluya. Twinjiye mu cyigisho cyacu neza. Imana ishaka ko abantu bayo bahinduka bagasa nk'uko nayo ibishaka. Ishaka ko abantu bayo bahinduka bakamera nk'uko Imana ibishaka. Ijambo riratubwiye ngo Imana yo mu misozi ni Imana yo mu bibaya. Imana ishobora kuba ihannye Abisiraheli, ni Imana ishobora no kuguhana nawe. Imana yakubise amagare ya Farawo, ni Imana ibasha no gukubita ibintu byawe byose bikavaho. Ariko ni Imana yadukunze urukundo rutuma ijya ku musaraba ikatwitangira. Ni Imana na n'ubu ikidukunda urukundo rukomeye. Ni Imana na n'ubu itarigeze igabanukirwa. Ndagira ngo ubwo tugiye gusoza tukajya mu mavakansi, muzagendana iki kintu. Imana twumvisha ahangaha, Imana twize ahangaha, niyo Mana tuzagendana nayo. Niyo Mana ifite ubushobozi bukomeye cyane bwo kugendana natwe igahindura ubuzima bwacu bwose. Hari ubwo wenda twumva ibintu mu buzima bw'abandi tukumva ko bidashobora kubaho mu buzima bwacu, tukumva wenda Imana ari y'abandi bantu gusa, tukumva ko atari Imana yacu. Ariko Imana ni Imana y'abantu bose, kandi uko yagenjereje umwe niko yagenjereza n'abandi. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo nzatanga Sheba na Etiyopiya ku bwawe. Ariko Imana icyo yatanze none kiruso cyane nuko yatanze amaraso yayo, yatanze umwana wayo, ikintu cyari gikomeye urushaho ku buryo wenda ikintu cyari gushobora wenda ku buryo bw'abantu cyari kugora gutanga. Ariko icyo ngicyo ni Imana yatanze kugira ngo itwereke yuko idukunda cyane, kugira ngo itwereke yuko ifite ubutware bwose, kugira ngo itwereke yuko tubasha kuyizera. Dusomye mu kubara haratubwiye Mose, Imana amubwiye ngo Abisirayeli basabye inyama. Imana iramubwira ati noneho ntabwo muzarya inyama umunsi, ahubwo icyo nzakora muzazirya ukwezi kose. Mose arareba aravuga ati Imana, aba bantu ni abantu barenga, ndadusome neza wenda mubujya mu byumve. Mose yabwiye Imana ati Mana, urabona bano bantu ni abantu barenga ibihumbi, ngo ariko Imana yari yaramubwiye ngo Mose arasubiza ati ubwoko ndi hagati ni abagabo bigenza 6,000. Umva uvuze uti nzabaha inyama bazirya ukwezi kose. Bazabagira imikumbi n'amashyo byo kubahaza, cyangwa amafi yo mu nyanja yose azabateranirizwa yo kubahaza. Ahangaha Mose yamabwira Imana ati Imana, ntabwo bishoboka ko abantu bangana gutya babasha guhazwa n'izo nyama wenda, cyangwa ntabwo babasha no kuba bazibona ukwezi kose, kuko ni ikintu cyari gikomeye, ni ibintu byari gusabisha nini ugereranyije uko abantu babibona. Ariko Imana yaramubwiye ati ukuboko kwanjye si kugufi, imbaraga zanjye ntizigarukira yuko inyanja yatandukanye gusa, imbaraga zanjye ntabwo zihagarukira yuko wakubise igitari amazi akavamo, ahubwo no mu kurya mbasha gukora ibikomeye, mbasha no guhindura ubuzima bw'abantu. Haleluya. Natwe rero tugiye muri vacances, ikibazo icyo ari cyo cyose, waba ukibona muri Bible waba utakibonamo, uzasenga Imana, uzizera Imana, Imana izakora ibikomeye. Ariko nanone ijambo wumvisha ahangaha nanone
uzarigenderemo, uzabona ko Imana ikomeye, uzabona ko Imana ibasha gukora ibintu bitangaje, uzabona ko Imana twumvise tukumva irema ijuru n'isi, ko ariyo Mana uzaba muri kumwe.